Mwari babiri bari n'abantu baza mu gihe kuri iki cyumweru tariki ya 19 Nyakanga 2020 insengero mu Rwanda zongeye kwemererwa gukingura mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Kigali. Bamwe byagaragaye ko mu by'ukuri batazinduwe no gusenga ahubwo bari bazinduwe na byinshi binyuranye. Aha ni kuri Kiliziya ya Regina Pacis i Remera, aho abemera bo mu idini Katolike bari bakubise buzuye kuri iki cyumweru. Nyamara ariko byaje gutungurana ubwo umusore yafatwaga yibye radiyo mu modoka maze atabwa muri yombi. bari n'abantu baza none icyo yibye kiri he haruguru ya radiyo barayitwaye iri hari niko wowe waje kwiba ku rusengero kubera ntabwo nazi ko kurenza ko mibona agiye gusanza imodoka ifunguye hafi cyari imodoka igenda yifata gore kurose siko duhagaranye ko mbana agiye waje hano kugira gute none nje gutya nanje gusenga yakangahe ntabwo nibyo none iyi radiyo fata radiyo bifate mwubahirize metero mwubahirize metero abantu bose bagiye kukumenya ibyawe wegereye umutanye mujye muri metero witwande wari ugiye kuri hashiye nawe si ibyo bagushinja ko wibye iyi radiyo ubivugaho icyuma ifoto ya mbere bamaze kwitwara niko buri wese na metero jewe ngengeze hariya ku modoka hariya imodoka yari ifunguye none ndabifata kuko bivuze ko banabyemera ko banabitwaye nari kuba nagiye nari magaza nageje ngwira umusekirite ngo aza bifata bibi kugera ku fisi ntabwo renitse nuko nanjye gufata agafunguzo kandi hari ntabwo nari nirutse hanyuma se ujye kubwira umusekirite winjira mu modoka yanjye ifunze ntabwo nose ninjiyemo gute kandi yari ifunze yarirangaye nuko nari ifunze vuga ngo umusekirite abike yari irambitseho inyuma ese ibintu birangaye winjira ibintu tubwira bikuye ibyo ufitemo birambitse inyuma ku modoka terura iyo radiyo ibyo bikuye he bikuye hari hanze ku modoka bikuye hari hanze ku modoka wari bijyanye he nari bijyanye nje kuba umusekirite ngo mubaze kuko misanze hanze kuko imodoka yari irangaye bisanze hanze imodoka rirangaye urugi rwa rufunguye oya ntabwo ngushinzwe umutekano nuko misanze nanjye ko misanze hanze misanze nanjye kumureba nsanga aragiye kunyuzeho gutambwiye ntabwo kandi nkubwiye ngo numubwiye yabaza kurasinga hano ntabwo nkurasenga nibwo nyuze hano mu modoka wari kwa parika imodoka ntabwo ninje kwa parika nzi kungana n'abangabo rwose wari uzi kuvugana nabo muraziranye mujyana kuri station ya Kimironko hanyuma mujyana kuri station niko kara ikigaragara bagufatanye ibi bikoresho babifata ariko nabyo nari ntwaye nuko ariko mbese wenda byemye ko sinaryemera ko babinsange ko nza ko bitwara mba nagiye tuzi tubaze n'abaga mwanya niduhagararanye ntabwo nirukankaga nuko ntacyo natwibwire witwa nde Sorore Maronjine utuye mu kano gace uri umukristo hano utuye hagana he hano hepfo ubusanzwe ukora iki usanzwe ndacuruza imyenda mu mujyi umujyi hanyuma se kuba bagufatanya ibintu bakakwita umujura urumva ubyakiwe kuko babimfisanga ndasaba imbabazi ariko kuko nabyo nari ntwaye kuko nza kuba nabitwaya nari mbisanze biri guhambira hasi ku modoka mbifite ikiza wakora turi ku Kiliziya aha ngaha ikiza wakora wasaba imbabazi ndasaba imbabazi kuvuga ngo ntabwo imodoka irafunguye iyo imodoka ifunguye ntabwo ari wowe uza ngire gute ntabwo ushinzwe umutekano aha ngaha ntabwo rero waza ngo uvanemo ibintu mu modoka uvuge ngo ujyanye ibintu ngo nuko ngo uri wese ushinzwe icyaha ngaha waje gusenga se misanze mu modoka ndani misanze ibintu hasi ufata ibintu birimo ukabishakira umutekano ugenda niba wumva ushaka kumubarira nta kibazo
babarira kabisa icyaha ko wari wibye radiyo ndabyemera nuko ndasaba imbabazi sinzongera nuko ndibyo utubwire n'icyaguteye kuyishaka kuyiba njye nyisanze iri hanze ku muryango n'imodoka ifunguye na sharijeri iri mu ntebe niyo mfashe sharijeri umutwe warurambitse hasi sinzi niba wari wanayifunga wabyinjiramo mbitwara gutyo ntabwo nzongera ntabyo ni ukuri pe ni ukuri n'ubwa mbere byari bibaye wayo mbabarira abashinzwe umutekano bafite gahunda yabo bakora si ubwa mbere batwibye imbabazi zanjye ku giti cyanjye nazimuhaye ariko abashinzwe umutekano bo baragira gute no kumujyana haguruka ngiye muhaye imbabazi ku giti cyanjye ariko abashinzwe umutekano barakora akazi kabo iyo ntabwo mubanjye na ndasaba ko bamureba mu mufuka bakareba ko nta funguzo baba bafite ibyo bintu bikunze kubaho bagasaka bakaba bafite imfunguzo nizo duhenda zo buri munsi tubwire nyine imbogamizi muhana zo nizi twebwe buri gihe iyo hano haba hari iminsi mikuru tugira imbogamizi kubera ko haba hari imodoka nyinshi ntiturebe abantu aho imodoka ziri kubera ko turi bakeya natwe baduca inyuma bakajya gufungura imodoka bagatwaramo intoza ibikoresho biba birimo bakatubeshyera ngo nitwebwe tuba twabitwaye ikigaragara cyo ni uko intebe tubafashe tukabareka noneho tukaberekana ba nyiri kwibwa bo baza bavuga ngo nitwebwe tuba dufite mu burenganzira twabatumye ngo turabigabana ariko twebwe kubera ko twebwe nta kuntu bavuga ngo ugiye kwiba ikintu none uranakorera nicyo kibazo tugira ntabwo wakwiba ahantu ukorera ni ikintu kizira hanyuma kuba mufashe umuntu wari wibye umukiriya cyangwa se umukristo mubyakeye gute cyangwa se murumva mubyishimiye gute turabyishimiye cyane kuba tugize amahirwe tumufashe kuko nk'uburyo tutamufata cyari ikibazo yari kuvuga ngo ko ari abasekirite bashinzwe kurinda hano bibuze gute kandi hari abashinzwe umutekano gira icyo ubwira abantu biba abajura nk'abantu biba abajura bakunda gufungura imodoka z'abakristo baba baje gusenga kristo ni muzima tuba tubafite kuko ashaka kujya kwiba abandi bakamufata kuko kuza kwiba ku rusengero n'Imana ubwayo ihita igutanga baravuga ngo iminsi y'umujura ni 41 ariko umunsi 41 ugafatwa bura n'umunsi we wari wageze hanyuma kwibira ku rusengero ubundi ntago ari ibintu bisanzwe umuntu yumva ko ari ahantu hatagatifu cyangwa se hakwiye kubahwa ariko biragaragara ko naho basigaye bahibira ibyo bintu nyine nk'abashinzwe umutekano murumva mugiye gufata izengamba mukomeje gufata izengamba ubundi ingamba za mbere tugomba gufata no kureba ibyangombwa byose bishoboka tukarebera n'abaturage kuko ntabwo umuturage aza gusenga noneho urebe ugiye ku ruhande biba bisaba kugira ngo aze gusenga n'ibyo yazanye byose abikira uko yabizanye akari ibyo dushimira Imana yuko n'abaza kwiba nabo baba bafitemo imigisha mikeya ukuvuga ngo byumvikane yuko ku rusengero abantu baba bakwiye kumva ko naho hakeneye umutekano kandi nabwo n'umuntu uje gusenga nawe akaba afite ko aje gusenga ariko nibura agasigaza ko ibyo asize byose asize abisize bifite security byari bisanzwe bibaho ko abantu babiba hano kuko si rimwe sina kabiri hari n'igihe baza bagatwara imodoka ibaze rero kugira ngo umuntu bazamutwara imodoka noneho bavuga ngo ni umusekirite atazi n'uburyo bayitwaye nibura atanavuze ngo ni kanaka niwe watwaye imodoka yasize umuntu ayirindishije akaba akaza akavuga ngo abantu haye imodoka ntiyayitweretse noneho icyaha kidushyiraho ngo ni twebwe twayitwaye gira inama abantu rero baza gusengera hano bashishikariza kwirinda inama nabagira abantu baza gusengera hano ni uko baza bazi ngo baje gusenga natwe ahantu basize imodoka zabo bakaba bafite sekirite asize yayifunze akareba yuko yayifunze kuko hari abantu benshi baza bagasiga imodoka zifunguye noneho nk'umujura yabona ifunguye twebwe nk'abasekirite ntabwo umuntu yajya mu modoka tuzi ngo ariye cyangwa ntabwo tuzi ko atariye ubwo tukaba dusaba kugira ngo nibura abantu baje gusenga
bajya basiga imodoka zabo baverifiye barewe ko zifunze cyangwa zidafunze. Nicyo inama nabagira. reka tugushimire. Murakoze cyane namwe. tubimenyereye ariko nk'abakire nyine baza bazanye imodoka kubera baba bazi ko ari ahantu ho gusengera, ntabwo baba batekereza ko umujura yaza. Niyo mpamvu ashobora kuza ntasiga aborotse azi ko ibintu arabisanga bimeze neza. Rero abajura nabo nimba barabimenye bazi ko umuntu aba yaje gusenga nta kindi kintu yitayeho agahita yinjira mu rusengero, umujura nawe yamurebye neza uko umukristo yinjira mu rusengero n'umujura yinjira mu modoka akuramo iby'abandi nyine akabijyana. Ubwo rero ikintu nabwira abantu bafite ibintu baba bajemo ni ukubiboroka neza bakabifunga bakareba ko nta kintu basize hanze cyangwa ko ibintu byose ari bizima mu gihe cyo kugenda kugira ngo nibagaruka wenda basange bikimeze neza. Murakoze. uriya mujura yabanje kwanga ko yibye yitwaje ko yari umukristo ariko nyine ntago umuntu yahita abyemera kuko bamufashe yagiye bamufatira ara mu muhanda nubwo avuga ko ayikuye hasi. Ntago wakura hasi ikintu kiri hasi ngo nurangiza ugende mu muhanda wirukanka, urumva ntago byumvikana. Ahubwo abonye bamufashe abona uvuga ngo yarabitoraguye hasi ngo yarabishyiriye ngo umusekirite, kandi nta musekirite uba uri hanze uba uri mu muhanda muri kaburimbo aba ari muri parikingi. Ubwo rero yari yibye, niko twabifashe twese kandi nibyo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko ariho n'iyi kiliziya iherereye yavuze yuko mu by'ukuri abantu nubwo baba baje gusenga ariko bakwiriye kongera kujya birinda kuko abantu baba bataje bose bafite gahunda yo gusenga. Ibintu yemeranyaho na padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Apacisi nawe uvuga yuko mu by'ukuri abantu bakwiriye kujya birinda kubera yuko ngo abaza gusenga bose mu by'ukuri hari igihe baba batazanwe na gahunda yo gusenga. Murakoze, nitwa Umuhoza Rwabukumba, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Murakoze, ni amakuru mu mpaye ntabwo nari mbizi ariko nkeka nk'uko mwabibonye hari abashinzwe umutekano kuri buri churches. Ashobora kuba yabacunze yenda ku jisho akagira ibyo akora kuko burya ahantu haza abantu benshi bangana batya ntabwo umenya umutima wa buri muntu, ariko icyo tuza gukora nuko tuza kubasaba kukaza ingamba cyane cyane zo gucunga amamodoka niba hatangiye ikintu kimeze gityo nubwo tutari tubizi, ariko buriya turarushaho gushyiraho ingamba kuko murabona ko hariho n'izindi mbaraga zaje kubafasha. Hari abanyerondo, hari abandi, ubwo tugiye gushyiraho noneho n'abandi benshi kugira ngo bafashe security ya churches kugira ngo barinde umutekano w'imodoka. Murakoze abanyamakuru, ndabashimiye. Ngewe ndi Padiri Yohani Bosco Ntagungera, ndi padiri mukuru wa paruwasi ya Regina Apacisi ahangaha muri. Yewe ubujura ntaho butava, burya no ku kiliziya niba aha muri parikingi hari umuntu batwariye ikintu ni ibintu bibabaje, ariko ntabwo ari ishyano ryaguye. Icyo ngicyo tucyumve kuko ntaho batiba, tugomba kwiga ahubwo kubirwanya. Ubwo ni uburyo bwo kuvuga ngo reka dukaze abasekirite, dusabe abashinzwe umutekano barusheho gukanguka. Ubwo ngubwo ikintu tugiye gukora no kuzashyira kamera ahangaha muri parikingi. Numvise ko hari umuntu batwariye igikoresho hano muri parikingi. Murabona parikingi ni ngari, imodoka ni nyinshi, ku buryo bisaba uburyo budasanzwe, ariko ntabwo ari ibintu bihoraho. Biba rimwe na rimwe, ntabwo ari ibintu bihoraho. Ubundi nuko babona ko abasekirite bari bahawe indi mirimo yo kubara abantu, kubigizayo, kugira gute. None umutekano wa parikingi usanzwe bisa naho bihariwe bakeya. Ubwo rero nuko ari ikintu kidasanzwe cyabaye, ariko ubundi bari basanzwe babyitabira rwose. Ngira ngo muvuze ko hari n'uwo bafashe bamushyira polisi. Abasekirite bacu rero ubundi basanzwe babishoboye, nuko hari abiyambazwaga ngo
bigizeyo abantu. Mwabonye ko hari abantu batashoboye kwinjira mu kiliziya bagahama hano hafi, bari barimo kubibabwira bati musubire mu rugo mwigireyo, ugasanga nabo umutekano bari basanzwe barinze wabaye mugari cyane kubera ko ari umunsi udasanzwe. Ibyo ariko ntabwo ari ukugira ngo mvuge justifiye icyo byabaye, ariko no kugira ngo tujye tumenya niba hari ikintu kidasanzwe ko natwe tugomba gushaka uburinzi budasanzwe. Mugira inama abakristo bitabira, kuko akenshi hari igihe bavuga ati ni ku rusengero twese turi abakristo ni ahatagatifu, bababwire wenda uburyo bagira amakenga bakirinda. Hari ukwirinda virusi ubu ngubu niyo iduhangayikishije. Hari igihe umuntu yumva ko n'uwo mujura yaje muri gahunda zo gusenga kubera ko bumvaga ko ari ibyo ngibyo, ariko rero tumenye ko tugomba no kwirinda kurangara. Imodoka tukayifunga neza, kuko hari abasiga bazifunguye cyangwa bagasigamo ibintu by'agaciro. Ibyo ngibyo mujye mubyirinda rwose, kuko bituma hari n'utategerezaga kwiba yabitekereza. Kugira amakenga rero ni ngombwa, utagize amakenga y'umujura na virusi yakwinjirana utabizi. Amakenga yose namwe. Ni Bendera TV, ngendera na Christine Hirushwa mu mujyi wa Kigali.